Umwami wacu Yesu ashimwe nshuti mwene data, ni ishimwe rikomeye kubwo kongera kuduha uyu munsi, kandi ni ishimwe rikomeye kuko muri ibi bihe byo gusoza uyu mwaka umuntu aba akwiye kongera agasubiza amaso inyuma agashimira Imana gukora kwayo, agashimira Imana icyubahiro cyayo, agashimira Imana ubwiza bwayo, agashimira Imana uburinzi bwayo. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubw'ibyo yakoze byose, kandi n'uburyo nanone tuba tubonye bwo kugira ngo turagize Imana n'ibiri imbere. Uwiteka rero wabanye nawe muri iyi myaka itambutse, azarusheho no kubana nawe muri iyi myaka iri imbere. Uwiteka aguhe umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro. Dukomeje rero n'inyigisho yacu yo gushima tumaze iminsi turebera hamwe, kandi Imana yabanye natwe muri uyu mwaka. Ishimwe, kandi tuzi ko izarushaho no kubana natwe muri uyu ugiye utangiye wa 2022. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto mu bice 3 umurongo wa 18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwami w'umwuka. Dukomeje rero kuganira ku mpamvu yo gushima Imana umuremyi wacu nk'uko tumaze iminsi tubikora, kandi twagiye tubona ko hari impamvu zo gushima Imana buri munsi, kuko nayo ifite ibyo iba yaradukoreye byinshi kandi n'ubu ikomeje gukora. Bushize twarebye ko dukwiriye gushima Imana kuko bituzanira guhinduka guhera mu mutima imbere. Uyu munsi turakomeza tureba uko gushima Imana gutuma tuva mu bwiza tujya mu bundi, mu kwegerana n'Imana umuremyi wacu. Gushima Imana ntacyo biyiha nk'ugize icyo akennye, ahubwo ni uburyo Imana ikoresha ihindurira umuntu kurushaho gusa na Yesu umwana wayo. Gushima ni bumwe mu buryo ijya ihitamo gukoresha ngo irusheho kutwiyegereza. Iyo umuntu ashima aba yegerana n'Imana kurushaho. Iyo umuntu ashima aba atera intambwe yo kwegera Imana no gusabana nayo. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwami w'umwuka. Mu gushima turushaho kureba Imana nta gitwikirizo kiriho, kuko tubona imirimo idukorera, tukarushaho kubona icyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo. Ubundi bigoye ubwenge bwa muntu gusobanukirwa Imana, ariko iyo turebeye ku mirimo Imana idukorera, twumva Imana itangaje kurusha uko twayumvaga, kuko akenshi ibyo Imana iba yakoze biba ari ibintu birenze ubwenge bwacu, biba ari ibintu birenze imyumvire yacu. Iyo rero Imana ikoze umurimo, natwe tugakorwa ku maso tukawubona, tukayishima, duhita tuyimenya kurushaho, tuba duteye indi ntambwe yisumbuyeho mu kuyimenya. Ikindi ni uko tugenda duhishurirwa Imana, ariko nayo igenda itwiyereka kurushaho, igakora ikindi kirushijeho, bityo tukaba tuvuye mu bwiza tugiye mu bundi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya mbere
nahisemo ko duhera ku murongo wa 47 tukageza kwa 50, ariko wowe ushatse wanahera haruguru yaho. Haratubwira ngo Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramusubiza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Amen. Uyu Natanayeli ngo bamubwiye inkuru z'uko Yesu umwana w'Imana Mesiya bari bategereje yabonetse, ngo ajya kureba kugira ngo ahinyuze arebe ko ibyo bamubwiye atari amakuru yo gushyushya gusa y'abantu. Ngo mu gihe yahageraga Yesu akimwitegereza ngo aravuga ngo dore umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya. Akivuga ibyo Natanayeli nawe ngo niko uhita avuga ati ese wamenyeye he? Undi ukiri munsi y'igiti igihe Filipo arataraza kukubwira nakurebaga. Undi nawe aramubwira ati Rabi, ni wowe mwami w'Abisirayeli koko. Ahita atangira gutambutsa ishimwe ko abonye umuhanuzi udasanzwe. Yesu aramubwira ati saho bigarukiye, ubwo unshimye cyangwa ubwo utambukije ishimwe uzabona ibiruta ibyo. Natanayeli yatangajwe gusa nuko Yesu azi naho yari ahagaze, ahamya mu ruhame ko ari umwana w'Imana by'ukuri. Akimara gushima ibyo rero, Yesu nawe amubwira ko azabona ibiruta ibyo. Uko tugenda tubona Imana muri kimwe idukoreye, niko irushaho gukora n'ibindi kugira ngo yongere twihishurire birenzeho. Shuti, mwene data, mushiki wanjye, gerageza. Imana ibyo igukorera burya kwari ukugira ngo uyimenye. Nta kindi yabikoreye, yagira ngo ikwihishurire nawe uyimenye kurushaho. Shimira Imana rero uyirebera muri bya bindi igenda igukorera uko bwije n'uko bukeye, guhera ku mwuka uhumeka, guhera kuri bya bindi byose gukorera, ibyo ubasha kuvuga n'ibyo utavuga. Uko ubiyishimira izongera ikore, ikwihishurire kurushaho, kuko nta watera intambwe ya gatatu ataratera iya mbere n'iya kabiri. Imana rero igufashe kuyimenya kurushaho. Imana rero, nshuti mwene data, inezezwa nuko uyishima, kandi uko uyishima niko igenda ikwihishurira kurushaho. Yishimire rero ibyo yakoze mu myaka itambutse, uzarushaho kuyibona kurushaho mu myaka ije imbere uko yasa kose. Imana iguhe umugisha rero, ikugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen.